amena cyane bantu b'Uwiteka, abantu mukomeje kubana natwe mutarakora subscribe mufite ibibazo bikomeye cyane. Bibiliya yose tugomba kuyirangiza, tugeze ku gice cya 15 itangiriro. Umutwe w'amagambo uravuga ati Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka amusezeranya isezerano. Ese iryo sezerano Aburahamu yasezeranyijwe n'Uwiteka ni irihe? Ntabwo mukore subscribe dukomeze tubane turebe iby'iryo sezerano. Itangiriro igice cya 15 umurongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti Aburahamu witinya, ninjye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati Mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi inshike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyazeri umunyadamasiko ati dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Ayo ni amagambo Aburahamu ari kubaza Uwiteka. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti Uwiteka aramusubiza uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo azakomoka ku rukiryi rwawe, niwe uzabiragwa. Ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati urubyaro rwawe niko ruzangana. Uwiteka abwira Aburahamu ati uzabyara abangana n'inyenyeri, ntushobora kuzibara, ubwo urubyaro rwawe niko ruzaba rugizwe rungana. Nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka. Aramubwira ati ninjye Uwiteka wakuvanye muri Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Icyo gihugu ni ikihe? Ni Kanani. Katurebe. Aburahamu abaza Uwiteka ati Mwami Uwiteka, ikimenyesha yuko nzakiragwa ni iki? Imana iravuga ati inda iriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibiguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri arabyerekeranya, keretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwaga ku mirambo, inkongoro zagwaga ku mirambo Aburahamu akazigurutsa. Imirambo zizo nyamaswa, n'inyamaswa bazitaga imirambo. Aburahamu akagira ute? Akazigurutsa. Kukirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura. Ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashitsi mu gihugu kitari icyabo. Bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye kumutera ubwoba. Nanjye nzaciraho iteka iryo shanga, bazakorera ubwa nyuma, bazarivamo bavanyemo
ubutunzi bwinshi. Bazabakorera imyaka 400, ariko Uwiteka azareba ukuntu abigenza baveyo bafite ubutunzi bwinshi. Ariko wehoho uzasanga ba sogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo ni bwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Gukiranirwa kw'Abamori ntabwo kuruza. Mwebwe bakuru murabisobanukiwe. Maze izuba rirenze hatakibona, ikome ricumba n'urumuri rwaka binyura hagati ya bya bice yaciyemo kabiri by'inyamaswa. Kuri uwo munsi Uwiteka asezeranya Aburahamu isezerano ati, urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu, uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi runini nirwo Ufurate, igihugu cy'Abakeni n'icy'Abakenizi n'icy'Abakadimoni n'icy'Abaheti n'icy'Abaferizi n'icy'Abarafa n'icy'Abamori n'icy'Abanyakanani n'icy'Abagerugashi n'icy'Abayebusi, byose bazabigira ute? Bazabihabwa. Bazabihabwa. Iki gihugu urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu, uhereye ku ruzi rwa Egiputa kugeza ku ruzi runini ari rwo Ufurate, igihugu cy'Abakeni. Ibi bihugu byose yabihaye urubyaro rwa Aburahamu. Mwebwe mutarakora subscribe muyikore. Dore ngiye kuza dukomeze ku gice cya 16 mu itangiriro naho tukiri, arega Bibiliya ni nini mw'abantu. Turebe Aburahamu acyura Hagari, nawe asuzugura Sara, maze Sara aramwirukana. Sara yirukanye Aburahamu. Ndaje turebe ibyaribyo.